Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana, hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyangwa mukabireka mukajya mu bindi ntumwangize igihe cy'abantu. Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe pati imwe ya irrigation, ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Twemeranije yuko tuzajya twongera igihe tugahura gusa guhura. Mbere yo guhura mukwiriye kuba hagomba kuba casualties. Muri bwoko ki, muri bantu bwoko ki mwewe? Buri kintu cyose ni intambara, ni buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye, iby'inshingano mufite muzivemo, ntawe baziritse mu buyobozi, ntawe baziritse. Oh yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Tanyawe si Kenyawe Lambeto and welcome to KC. Niba warakoze subscribe uri muri ngezi cyane, ariko niba nawe utarayikora yikore none kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 mu biganiro bigiye bitandukanye atugenda tukugezaho. Mwabonye ikiganiro ejo hashize nyakubahwa His Excellency Paul Kagame yagiranye n'abayobozi mu nzego zo hejuru, agenda abahata ibibazo bigiye bikomeye cyane, ababaza impamvu batubahiriza inshingano zabo. Tugiye kuba twagaruka kuri iyi nkuru ubundi tubashe kuba twasobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gusoza inama nyungurana bitekerezo y'abayobozi b'inzego bwite za leta ndetse n'inzego z'ibanze yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare igako. Paul Kagame yongeye kwibutsa abayobozi inshingano zabo zo gukorera abaturage, abasaba gukemura ibibazo bibugarije, bitaba ibyo bagafata icyemezo cyo kwegura bakagenda bakareka iyo mirimo bakareba ibindi bajya gukora. Yes, hanyuma rero iyi nama yahuje abayobozi batandukanye barimo abo mu turere, ba minisitiri ndetse n'abandi bayobozi bo mu nzego nkuru za leta. Yagarutse ku bibazo bikomeye bikomeje kugaragara mu miyoborere, birimo imikorere idahwitse, kutumvikana hagati y'abayobozi ndetse n'imitangire ya serivisi igenda isubira inyuma cyangwa se itangwa nabi. Hanyuma rero imibare yatanzwe igaragaza ko ireme rya serivisi ryamanutse mu myaka 3 ishize, aho ryavuye kuri 78.2% mu mwaka wa 2023 rikagera kuri 75.8% mu mwaka wa 2024. Yes, hanyuma rero rikomeza kugabanuka rikagera kuri 71.7% muri 2025. Ibi byerekana ko hari ikibazo gikomeye cyane mu mikoreshereze cyangwa se mu mikorere y'inzego zimwe na zimwe. Perezida Paul Kagame
yagaragaje ko ikibazo atari ukumenya ibitagenda neza ahubwo ari ukubikemura. Yabajije abayobozi niba ibyo banenze ari ubwa mbere babyumvise, agaragaza ko gusubiramo amakosa amwe ari ikibazo gikomeye cyane mu miyoborere, aho yagize ati niba muhora musubiramo ibintu bimwe mubisesengura mukabyinenga ariko ntihagire uhinduka, ikibazo kiba kiri hehe? Ibi byagaragaje ko adashyigikiye umuco wo kwisobanura ndetse no gusaba imbabazi gusa hatabayeho impinduka zifatika. Yanenze kandi by'umwihariko abayobozi bakora amakosa amwe inshuro nyinshi, avuga ko bidakwiye ku muntu ufite inshingano zo kuyobora. Yashimangiye kandi ko umuyobozi uguma mu makosa amwe aba afite ikibazo gikwiye gukemurwa vuba byihuse. Perezida Paul Kagame kandi yagarutse ku kibazo cy'igenamigambi ridahuzwa n'ibikorwa, agaragaza ko gutegura nabi cyangwa kudahuza ibikorwa n'intego bituma imishinga idatanga umusaruro wifuzwa cyangwa se ikawutanga ku giciro gihanitse. Hanyuma rero yatanze urugero ku mushinga wo mu ntara y'Iburasirazuba wagombaga gufasha mu kuhira imyaka ndetse no gutanga amazi ku baturage, ariko hagakorwa igice kimwe gusa ikindi kikibagirana. Ibi yabifashe nk'ikimenyetso cy'imikorere idahwitse n'ikorwa ridafite ubufatanye cyangwa se imikorere idafite ubufatanye. Hanyuma rero mu gusubiza, guverineri w'intara y'Iburasirazuba yitwa Rubingisa Prudence, murabyibuka ko yanabaye n'umuyobozi cyangwa se meya w'umujyi wa Kigali, yemeje ko habayeho kutavugana ndetse no kudahuza ibikorwa. Asobanura ko bagiye gushyiramo imbaraga ndetse no kunoza imikorere no gushyira umuturage ku isonga, aho yanagize ati twaribagiwe. Akavidewo kaciracaye ku mbuga nkoranyambaga cyane, His Excellency Paul Kagame abaza uyu muyobozi w'intara y'Iburasirazuba impamvu bibagirwa ibyo baba bagomba gukora. Icyakora Perezida Paul Kagame yakomeje kugaragaza ko ibyo kwiyemeza bidahagije igihe bidaherekejwe n'ibikorwa bifatika. Ashimangira ko igihe cyo gusubiramo amakosa ndetse no gusaba imbabazi cyarangiye. Hanyuma rero yasoje asaba abayobozi guhindura imikorere byihuse mu buryo bwa vuba, bakava mu magambo bakabishyira mu bikorwa, bagashyira imbere inyungu z'umuturage. Yibukije kandi ko kuyobora atari umwanya wo kwicara gusa, ahubwo ari inshingano isaba ubunyamwuga, ubwitange ndetse no kubazwa ibyo umuntu akora. Iyi nama kandi yasize isomo rikomeye cyane ku bayobozi ry'uko kubazwa inshingano atari igihano, ahubwo ari inzira yo kunoza imikorere ndetse no guteza imbere igihugu, cyane cyane binyuze mu gutanga serivisi nziza kandi zihuse ku baturage. N'undi ninde nawe haguruka, ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse. Icara, ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri, numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe pati imwe ya irrigation,
ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye burya rero mufitemo no kwibagirwa ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari poroje iri aho ireba abaturage, irimo komponenti arizo zose? Ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya, ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho, cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya aho iva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko, kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano, ntabwo mwari mubizi. Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira, nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri Gute se? Mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagomba gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagomba kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma hari icyo wongeraho. Mwari muri he byagiye kuba muri? Mwakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanuro buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru
ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza implementation. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, no by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare, nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye. Wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Nawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Ubuyobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki? Mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se nimumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyanyu. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate afungwe, cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo. Ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu
batumva b'imico mibi b'abirasi gusa batagira ikintu bakora. Ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari minisita? Excellency twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda mukurikirana ryari? Ubu imyaka ingahe? Ubu ndiho mbasubiriramo, ubu mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka. Experience y'imyaka 10, 15, 20 ibi ngibi biganirwa bitahinduka, ubu byizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute? Bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kuba akora bigenda gute? No guhera no kuri wowe. Ubu ninsanga ibyo umbwira uko mu promise mugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu, ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera ko muri ya mico mibi mugira. Erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa, ariko byaba muco bikaba muri wese. N'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho. Ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirwa buri munsi ku wundi nirwa mbaza byagenze gutya, umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay, hashize igihe kingana iki? Ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2, hari bimara n'5. Nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira ntansubize n'igihe, akambwira gusa ngo koko twaratinze. Ntabwo nsubize ibyo nakubazaga. Umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi, wakoze iki? Usanga yarabizi, hashize amezi abizi, hashize ibyumweru abizi, ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa amubwire ati wagize utya, habe na busa. Akabikora kubera ko nabimubajije, kubera ko nabimubwiye. Murashaka mwebwe igihugu kimeze gite? Murashaka kugikorera iki gute?